tubuze rero umuvandimwe, tubuze umubyeyi, tubuze intwari, tubuze umuntu watubaye hafi. Mana we, Imakira Imana ikwakire. Inshuti nyanshuti yaraduhanuye, yaraduhojeje, tugira inama kenshi. Uyu munsi rero twari abafunzi ariko ni imfubyi, tubaye imfubyi uko muturuza n'abandi basigaye inyuma. Twabanye mu bihe byiza, tubana mu bihe bibi, tubana tubabaye ariko tunabana tunishimye. Uyu munsi twongeye kubabara. Rero turasaba Imana yo mu ijuru kugira ngo izamujyane mu bayo, ibyo yadukoreye, ibyiza yakoreye iki gihugu. Imana yo mu ijuru yonyine niyo kumuhemba, natwe dusigaranye amarira ariko ntabajyana. Murakoze, ndumva namuvugaho cyane cyane cyane. Mutuye Imana yo mu ijuru yamuduhaye, zaba ariyo imwakira mu bayo. Murakoze. Immaculée, mumbabarire kumuvuga kuri ngewe, biraturuka kure ariko munyihanganire. Uriya yabaye umugabo wanjye, abadata, abamama, arandema, arampagarika, atuma ndera abana banjye, atuma nkunda abandi, ko nari mfite ubuzima bukomeye. Nagize ubuzima bukomeye nk'ubw'abandi banyarwanda bose kuva mu 1959. Umubyeyi wanjye yaransize aragenda, nsigaraho. Ariko aho jenoside irangiriye, abana bacu bamaze gufata igihugu, ntabwo twari turiho. Meri ni wabaye nomero ya mbere, na bagenzi be baratambutse batuba hafi. Ntabwo igihe cyacu twigaga murabizi, nta nubwo nzi kwandika izina ryanjye, ariko Immaculée atwigisha amategeko, atwigisha kwambara, atwigisha kurera, atwigisha gukundana. Yango bitiriyo zari nyinshi twari twakuriye mu gihugu kibi, ariko igihugu cyacu kirapfushije kandi natwe turapfushije. Ariko akaryoshye ntabwo gahora mwitama. Uwiteka wamuduhaye aramutwaye, Imana imwakire mu bayo. Ariko ndagira ngo mbabwire ko abantu bose muri bahagaze aha ngaha, nubwo twapfuje ariko murabona ko dukenye, turabanyarwandakazi. Nta wari uzi kwambara, nta wari uzi kwambara urukweto, nta wari uzi gusokoza, nta wari uzi kwa mbese yadukuye ahantu hakomeye cyane. Haragira tugira abantu bakomeye b'iki gihugu. Ubu turi abacamanza batigeze babyiga ngo babyige mu ishuri. Duherekeza abandi, twaciye imanza cyane mu gihugu cyose, Butare, Bugesera, ahantu hose. Uriya rero ni umudamu, ni umukobwa, ntabona uko mbabwira, ni umukobwa ukomeye cyane. Imana yamuremye, yaramwitondeye. Namwe murabona aba badamu bose baraha, ubu turakujije. Niba yarasanze jenoside bimeze nabi, umaze kugira abana bite abuzukuru 13, tabakazana 4. Abapfuye barapfuye ariko basigaye barorotse. Ibyo byose rero turabikesha ingabo zacu z'igihugu n'uriya mubyeyi watubaye hafi, afatanyije na bagenzi be, yaba Meri, yaba Penina, yaba n'abandi bo muri Rwanda Women. Duhagaze aha ngaha tubabwira ubudakirwa bw'uriya mudamu kuko turagendesheje. Buriya
buriya umugabo afite umugabo aba ari umuntu ukomeye, n'ikintu cyose kije yumva akomeye. Ariko iyo umaze gupfusha umugabo ubaye nabi. Buriya yabaye umugabo wacu rero, aba masenge, aba mama wacu, aba data wacu, ko nabo twagiraga, none aratashye. Navuga ibyo bwacye bukwira rero kandekeraho, n'abandi barakomerezaho. Imana imwakire. Kandi bagabo b'iki gihugu, namwe bagore mwagize amahirwe yo kwiga no kuyobora, n'ukuri intwari bavuyemo. Mutere ikirenge muke, kuko nababwiye ngo yaba urwaye amavunja, waba urwaye inda, ntabwo ibyo byamurebaga, kandi yari umugore ukomeye cyane. Namwe muramuzi, n'igihugu kiramuzi. Rero yabaye umugore wacu. Rero niba ari umugore wacu, niba ari umugabo wacu, niba ari iki kuri twebwe, Imana yo mu ijuru yamushyize ku isi nizi byadukoreye. Imana ibaha umugisha rero, kandi nawe Imana imuhiruko ridashira. Shimiye abana asize nubwo ntabazi. Bana banjye, uriya ari muto kuri nge, angana n'unkurikira bwa gatatu. Ngiye muri 59 n'unkurikiye kabiri. Ndayizi cyane intambara yo muri 59. Ariko uriya mugore uramwihutanye, ngaho mukomeze mumfashe tumusabire Uwiteka muhire, kandi ibyo yakoze bizamuherekeze, bimucyure kwa data mu ijuru. Murakoze. Bajya bavuga ubundi ngo ubutwari ntibusabwa buraharanirwa. Yaharaniye ubutwari cyane, adukura ahantu hakomeye, aho dukura ahantu utamenya, no nkuko mugenzi wanjye yabivuze, no munsi y'amateme, no munsi y'ibiraro twari twarabaye nk'abasazi. Abandi nkanjye ku giti cyanjye niwe watumye nsubira mu buzima bwo kuvuga. Ubundi nabagaho ndi nk'umuntu wabaye igicucu, nanagenda nanagaruka, ubundi nkumva ngo nahora ngo mpagaze, ngo nkajya ngo nko mu mujyi, ngo nkahagarara, ko nari naravuye no mu ntara, naramaze kuzengerezwa ukuntu, nkavuga ngo wazajya mpagarika ngo nkihagararira ngo nko mu mujyi, ngo numva bavuga ngo hari abatanyi babohoje igihugu, nari narababonyeho gato, nkumva bavuga ngo hari abandi bantu rwose ngo bakunda abantu beza, nari nzi ko nta n'umuntu hari uzasubira kugira urukundo. Imana ingirira neza rero, ntoragurwa ni nko gutora umwana ho mu muhanda, ntoragurwa n'abantu banjyana kunyereka Meri, niho nahise mbona Immaculee. Yarakoze cyane, niwe wansubijemo ubuzima bwo guhagarara, niwe wansubijemo ubuzima bwo kugenda, bwo gusubira gutekereza, bwo kuba n'ubu guhagarara ngo mbe navuga hano. Rwose ndabimukesha cyane. Nanjye nkaba narafashije no gufasha abandi, nafashije abandi cyane, mbasubiye mu buzima busanzwe, nanjye njya mu bubaka igihugu, mbaho nari umuntu umeze nk'umusazi ugenda atambagira nkuba, ariko nanjye nagize imbaraga, mbasha no gukorera igihugu cyanjye, nanjye mbasha no kwigisha abandi bantu ngo tubaho tuganira mu bumwe n'ubwiyunge. Ubundi n'umuyobozi w'umudugudu, nabyo kugira ngo mbe narageze aho abandi bantu bari, mbakesha Immaculee na Meri wamutugejejeho. Yarakoze cyane. Iwavuga ibye kuri twebwe kuri Rwanda Women bwakwira bugacya n'iminsi, ariko Imana imuhira uruhuko ridashira. Turabimusabiye mu izina rya Yezu Kristo. Kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Hari byinshi twavuga kuri Immaculee, ariko sinzi ko twabibonera umwanya uhagije. Dushimira na Meri washoboye kudukusanya agafatanya na Immaculee. Nkanjye ku giti cyanjye numvaga guhagarara nkaganira n'abantu, numvaga bitanyoroheye, nkumva kuba jenyine ari byo byanshimisha, ariko ntabwo byashobotse kuko nari maze kubona abavandimwe bashobora kumba hafi.
nagendaga buri munsi nkumva nta hantu numva nashyikira ngo mvuge nti naha naho njya nkagenda aho numva naniwe nkicara nagira amahirwe nabona nk'umuntu wahise wenda yansuhuza nkahita nibuka ko ngomba kugera mu rugo ntabwo byari bitworoheye twari dufite ubumuga ku mubiri ariko dufite n'ubundi buri imbere bw'umuntu wese adashobora kuba yamenya ariko Immaculée yatubaye hafi aratwigisha turatinyuka tugira ibyishimo mu buzima ntabwo numvaga najya aho abantu bari cyangwa ahantu habaye ubukwe numvaga ntashobora kubujyamo kuko nta kintu cyanshimishaga mu buzima bwanjye numvaga kuba jyenyine nabyo byanshimisha ariko Immaculée yakomeje kumba hafi no kugeza kuri uyu munsi nubwo yari arwaye ariko yakomeje kujya tuganira akangira inama nsa naho nimva mu buzima ariko ko Nyagasana mworohereze hagiye hose aho yibeshye nk'umuntu Imana imubabarire natwe tuzakomeza tumusabire hafi yaho twakoreraga Rwanda Tera aho yakoreraga hari hafi ya radio arambwira tumva rero ijambo nkubwiye ni rimwe uzaba umugabo iryo niryo jambo yansigiye narakomeje koko mba umugabo nyuma yaho naje kuva i Kigali nkomeza igikada nza kugera muri za Gisenyi ndakomeza mba umugabo amajenerali benshi twagiye tuvugana babonaga nanjye ndi umugabo rero namwe kuko Makurata twumvise ibigwi bye natwe twese turabifite n'abataje barabifite tugiye kuzaba abagabo twe kutazamukoza isoni ku nama yagiye aduha murakoze Imana imugire uko ridashira